Yes, twongera tubasuhuze mwese abakurikiye business isobanutse buri wese aho aherereye akomeze kugubwa neza. Ni wa mwanya w'ikiganiro business isobanutse twibanda kuri Pi Network. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kuganira ku kintu cyerekeranye na KYC by'umwihariko. KYC tugiye kuyiganiraho iki? Mbere na mbere ndagira ngo mbabwire yuko KYC muri Pi Network ariho ruzingiye. Ntabwo rero abantu bakwiye kuyikinisha cyangwa se ngo bayifate nk'akandi kantu gasanzwe. Abantu bagiye baregisteringa account muri Pi Network ariko bagakora konte nabi. Ugasanga izina yanditse adakurikije amabwiriza, username, password, ibyo byose hari ibyo bagiye bihanganira, ariko kuri KYC nta mikino ibamo, ntabwo bibaho. Ndagira ngo rero nsabe abantu barekeraho kumva yuko nta kibazo kirimo, KYC uyujuje uko wiboneye neho ruzingiye. Amakuru meza nagira ngo mbahe ubu ngubu, mbanze nyabahe, nuko mu gihe twitegura Open MAINNET nyuma y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2024, amakuru maze kubona mu kanya nuko abapioneers bamaze gupasinga KYC zabo biteguriye kuba bakwinjira muri MAINNET launch ni miliyoni 20. Muri izo miliyoni 20 urimo? Urumva uzaba urimo? Ntagaruka gukina ku mubyimba, ariko mu gihe kitarambiranye nanjye ndi mu bantu bazaba bari muri uwo mubare, kubera ko ubwo nawe kandi nuko wowe wamaze gukora iki? Wowe wamaze gukora KYC ukayikora neza, bakakuvivurira steps 9 zose, 8 zose, hagasigara iya 9 gusa, nabwo bakubwira yuko utegereje gukorerwa migration nta kindi. Izere yuko nawe uzajya mu mubare w'abazalauncinga, cyangwa se niba launchinga mu mubare w'abazinjira mu munezero w'abapioneers bagiye kurya kuri Pi. Kandi n'ubu ngubu rega urazikoresha, ariko biragoye. Turi mu gihe cya unclosed MAINNET, turi mu gihe cya barter trade. Ngira ngo uyu munsi murabona ko mfite akanyamuneza, n'ukubera iyo nkuru numvise. Ntababeshye uyu munsi uyu mugoroba iki kiganiro ndimo kubagezaho, nubwo kibageraho mu gitondo, kibagezaho cyangwa mu gitondo, jewe narimo kugikora ni mugoroba, cyangwa se isa ndimo kugikorera ni mugoroba. Mfite akanyamuneza kayo makuru nguyeho, kandi yizewe yuko abapioneers biteguriye kuba bakwinjira muri MAINNET launch bamaze kuzura miliyoni 20. Duheruka ejo bundi mu kwezi kwa 9 batubwira miliyoni 15. Ubu rero twiteguye kubona ku kwezi kwa 12 nibura tuzaba tumaze kugera. Mfite icyizere yuko dushobora kuzaba tumaze kugera nibura muri miliyoni nka 30. Kubera iki? Hagiye kwiyongeramo abagiye gukorerwa migration. Muri abo bagiye gukorerwa muri migration, ishime nkuko nanjye nishimye, nawe urimo. Niba bamaze kuzuza ibisabwa, nawe urimo. Nyamara hahiye harashya. Vuga uti hadashya se? Ndababwiza uko nongere nihaniza abantu, ariko se bura ndabihaniriza ikira. Reka mbihorere bakomeze bagundagurane n'ibyo bibabanda bibarya. Abantu biruka bavuga, ariko se buriya biriya bintu bizarya. Nibitarya uzabirye wowe. Wewe nibitakurya, wewe nibitarya wowe uzabirye. Wewe wabiriye ubundi. Ndagira ngo mbwira abantu badafite kwizera, bagifite gushidikanya kurica. Gushidikanya, ariko nyamara ko kwizera kurarema. Umuntu udafite kwizera afite ibibazo bikomeye cyane.
koko ntunarebere no kuri bitcoin yagiye ku isoko itanavunja n'idolari, uyu munsi ikaba igeze ku bihumbi 68 by'idolari, miliyoni zirenga 80, hafi miliyoni 90 niba zitanarenga. Urabyumva mute? Hari igihe yageze no ku bihumbi 100, ariko payi ngo nuko ngo izavunja ngo ibihumbi 312,159 by'idolari, ngo ntabwo wabyemera. Kambasubiramo iki gitekerezo, ntabwo ari igitekerezo, ni inkuru yabayeho, aba ari nacyo nsorezaho. Umwana yararwaye, mubona munyeza, ntabwo mba ndeba neza, hari ibyo mba nitegereza nkagira ntya, ngo nanjye payi izamvura, muretse muzarebe. Umwana yararwaye araremba, kandi baba barabakene cyane. One day, umunsi umwe bamujyana mu bitaro, kubona icyo kunywa, icyo kurya, mbese ni ibibazo, bari barageze kure cyane. Noneho umuganga wavuraga uwo mwana umukurikiranaga amuha igikombe cy'amata cyuzuye. Umwana ntiyakinywa, aracyitegereza, ukabona afite akabazo. Ageze aramubaza ati se, undi ati se, kutanywa? Ndati nyanywe yose se? Ndati nta kibazo, yanywe. Nuko umwana amata arayanywa, ariko umuganga abibonamo ikibazo, aza kumukurikirana. Amaze gutuza aramubaza ati se, kuki wambazaga ngo nyanywe yose, ufite ikihe kibazo? Umwana aramubwira ati rero twebwe iwacu igikombe cy'amata tugisangira turi abana 7. Yo, bega umuganga arababara. Nawe urabyumva, yamwitayeho ko bishoboka kose. Hari abantu benshi bameze nk'uwo mwana, abapayiniyazi benshi bumva yuko ibyo bintu ni byiza ku buryo bitabakwiriye. Ntawe bitabera, nta n'uwo bitakwira, nuko bitinda kuza. Ariko iyo bije, uri umuntu nk'abandi, nta tandukanyirizo. Ntukigaye, ntukipfobye, ntukagere kure kwiheba, kumva yuko ibyo byiza bitagukwiriye. Kubera iki? Kuki? Nibyo koko kubabara bibaho, gukena bibaho, ariko ubukene n'ububabare buvanze n'ubwihebe burahuhura, urica. Nkwifurije gukomera, ugashikama, ngo baca umugani uvuga ngo iki? Uwihanganye akama ishashi. Ari ugeze kuvuga ngo akama ishashi? No, abisoma ni ishashi. Uwihanganye akama ishashi. Ishashi ni inyana y'inka nyine itari imitaragira igihe cyo kwima. Hari inyana nyine ikazageraho ikaba inka, ikima, ikabyara, ya yindi yari ishashi yari yoroye agatangira kuyikama. Mureke twizere kandi twishimire ko turi hafi gukama ishashi, igahinduka inka completely. And also Jamabwira ko ubwo muzi Icyongereza tuzavuga, ubwo muzi Igifaransa tuzavuga, ubwo muzi Igiswahili tuzavuga, je utakizi. Indimi tuzavuga, indimi n'indimi, sinzi bwoko bw'indimi tuzavuga. Tuzajya kwiga Igifaransa kizaza, ahubwo wowe biragusaba iki? Tunganya ibyo usabwa, ntumve tukwatsa ngo nawe uvuge ngo hahiye, ngo byahiye. Konte yawe ifite iki? Payi ntazo, ntumayininga. Verifications ntazo wakoze. MAINNET checklist ntabyo wakoze. Ndahanga ndavuze yabahanda, ndabura muzane bafashe, ntabyo ukora. Gumana igicupuri. None nzakugira nte? Nakundi nakugenza. Rero ubishaka, ubikeneye, nakore ku buryo bwose bushoboka. Ubwo mugeze kuri kakanya ko kwitegereza ibyo nitegerezaga, bananye nkagira amaso yaragiye, aya ngaya azakira, mureba aya ngaya payi, uretse payi mama. Yes, benshi cyane, mwishimire ko byinshi bizahinduka. Uri muri ako nakabiri katangiye kuza di. Nabonye kabisi kunze, shaka navuga nsha. Babibonye ariko
ibintu bigiye kuza, ahubwo wowe urakora ibisabwa cyangwa ntabyo ukora. Mwabonye ko kabiri kaje bakabonye nta kizere, nta wizere. Yes, KYC umuntu wuzuza nabi KYC numva nanarira. Ejo nabonye agahomamunwa ugasanga umuntu yapakiye ibintu muri telefone ngo babimushyiriyemo ngo bibe we turagukorera ibintu neza warangiza kandi tukicayeho tujya kubona tubona bivivuye kandi ibyo yari afite ntibivivuye. Burimo ni ibiki koko? Burimo ni ibiki? Kwinginga hakuzi kwingingira umuntu ngo reka ngo mbigutunganyirize ngo unoze ngo bikubikuye. Okay, nta kundi ariko abwirwa benshi kumva bene yo kwivuga siko kuyamara ubwira uwumva ntavunika. Ariko ikiza kurutaho nta kiza nko kubwira uguteza amatwi, uguteza amatwi akumva bikora kandi mwibuke ko ni ku nyungu zanyu, ni ku nyungu zawe. Utumva ko ari ku nyungu ze mama mukongora gutuma indene mukazi we Sara ngusekerede ndagusetse shani mutitonda muzarira muzabaririza umuntu ngo wari ugiye kwiyahurira kwa Rwangura hariya kwa Makuza sore ego kwa Rwangura ngira payi yagize ite sore bitcoin yayirase yabuze byabi imfunguzo birakada akuraho baramufata agiye kwiyahura amenye ko yariye wa mugani wanyu. Ruwantutse hano muri comment ngo ngewe ngo ndavuga abapfa ngo naberekana aranabintukira. Mama mwavandimwe mwe mureke dufashanye tubikore tugutunganya ibyo dutunganya buri wese yuzuza ibyo asabwa kugira ngo buri kimwe cyose gitungane tuzinjirane mu munezero wa Pi Network. Murabeho mugubwe neza muhaye muronye mujye gushaka megabyte kandi buri wese akora akazi akitayeho. Ibiganiro nakagaruka n'amakuru isaha muyibuke tubanyirizaho ibiganiro imana bashakira amakuru ndimo kubashakira komeye kandi iyo mbabwiye nya arigiye mbazanira gakuru saa 12:10 saa 6:10 saa 12:10 z'umugoroba nkurikije ingengabihe nahawe na YouTube nkuko babagira ngo bikore nk'akazi ureke kujandajanda ukora utuntu twagukirana gutya. Murakoze mugubwe neza ne kubinjiza mu by'akazi bitabareba ariko ngera magira ngo mutamenye mutayoberwa impamvu y'ibyo biganiro ni ukubera impamvu zako kazi. Murakoze cyane.